Yabaga mu rugo rw'abakire ari umukozi wo mu rugo. Yari inzu nini cyane irimo ibyumba bigari. Icyumba gito kurusha ibindi muri iyo nzu yabonaga kingana n'inzu y'iwabo yose. Yabyukaga saa 10 zo mu gitondo agatangira kuyitorosha. Kujyanamo umukoropesho ntibyari byemewe, yagombaga gufata amazi akayashyira mu ibase, agashyiramo isabune y'ifu, yamara kuvanga neza agashaka igitambaro, akagenda agikoza mu mazi, agahanagura ibyumba byose havuyemo icyo basebuje bararamo. Kugira ngo bimworohere, yaheraga muri salo agakurikizaho icyumba bariramo kugira ngo basebuje nibabyuka babone aho bicara hasa neza. Iyo yageraga saa 10:15 yabaga arikiye aho akoza isafuriya yo gutekamo igikoma, mu gihe ari gucanira amazi akaba asubiye guhanagura mu nzu. Yabikoraga asohoka buri kanya ngo arebe ko amazi atarabira. Iyo yatangiraga kubira, icyakurikiraga uko abaga ari ugukoroga ifu yihuse, igikoma cyamara gushya agashyira andi mazi ku mbabura. Nubwo bari bafite gaze, ntiyari yemerewe kuyitekaho muri icyo gitondo. Umugabo wo muri urwo rugo ntiyikozaga igikoma. Icyo yabaga atetse cyabaga ari icya nyirabuja n'umwana muto w'imyaka 2 yareraga. Yageraga saa 11:15 asoje guteka icyayi n'igikoma, yasoje no kubishyira mu materemusi. Ubwo nibwo akazi kabaga gatangiye. Yozaga andi masafuriya yihuse agacana na gaze kuko habaga hamaze gucya, ubwo kandi n'imbabura yabaga icyaka agateka habiri. Gutegura ibyo ateka kabaga ari akazi katoroshye uretse ko yari yarabimenyereye. Gutunganya imboga zitandukanye, gutoranya umuceri, guhata ibirayi n'ibindi byinshi kabaga ari akazi katoroshye. Iyo yabaga ari buteke kawunga byo byabaga bidasanzwe kubera ko yamaraga umwanya munini avanga ifu kandi areba ku mboga yabaga atetse ku ruhande. Nyuma yo kubona ko kawunga ihiye, hakurikiragaho kuyishyira mu mashashi cyangwa mu makoma kuko ariyo basebuje abikonderaga. Saa 1 umugabo n'umugore babaga babyutse, basanga nta byo kurya bihari bakihangana gake, ariko bagatangira kumutonganya bamusaba guteka vuba kugira ngo afate umwana. Saa 2 bagombaga kuba bavuye mu rugo bagiye mu kazi kabo. Kubw'amahirwe hari ubwo yageraga saa 1:15 asoje guteka, akaba asabwa guhita akarabya umwana, agahanagura inkweto zabo, yasoza agasubira gutorosha mu nzu. Yaheraga mu byumba yaba ataraharangiza bakamuha umwana kuko bo babaga bagiye. Buri gihe umwana yabaga arira cyane, kumuhuza ubwabyo bigatwara umwanya munini kubera ko nyine yabaga amusize. Yasigaraga mu rugo wenyine ari kumwe n'uwo mwana wariraga bigezaho. Iyo yabaga ari cyaho kurira, yakomezaga gutorosha mu nzu. Ibyumba bimwe na bimwe byaramworoheraga kuko nta muntu wabaga bikandagiyemo. Nawe yabicaga hejuru yihuta akagaruka muri salo. Ubundi basebuje abo ntibakuragamo inkweto mbere yo kwinjira mu nzu. Uwasohokaga hanze yagarukaga anyuraho yahanaguye akahanduza kurusha mbere. Aho naho yabaga agomba kongera kuhahanagura, agahanagura n'ameza babaga baririye bya mu gitondo. Ubwo kandi hari ubwo umwana yongeraga kurira, agakora ibyo byose amuhetse agerageza no kumuhoza. Uwamaraga kurya yajugunyaga isahani mu ibase yashyirwagamo ibyombo bisa nabi. Hari ubwo umwe yabonaga akantu gato k'umwanda ku isahani, induru zikaba zose bakenda kumukubita, iyi ikaba igomba kongera kozwa. Hari ubwo umuntu umwe yanduzaga nk'amasahani 5 ari kurya, yaba iyo yashyizemo isosi, iyo yaririyeho, kandi yajya kwiyongera ibindi agafata indi. Ubukombe bwo banduzaga hafi ya bwose. Akazi kabaga kagiye gukurikiraho rero kabaga ari ako kubyoza. Byari byinshi cyane ku buryo byabaga biri nko mu burebure bwa metero 2. Ntibyabaga ari ibyombo gusa, ahubwo habaga hari n'imyenda yo kumesa. Umwana ubwe iyo yambaraga umwenda ukanduraho gato, yabaga agomba kumukuramo ako kanya akawushyira mu byo agomba kumesa. Ba nyirabuja nabo nuko umwenda bambaraga rimwe gusa kandi bagiraga imyenda myinshi. Icyari kibabaje nuko amazi yabaga muri ako gace ari make cyane. Abantu babaga bafite imigezi mu rugo ntibarenzaga ijerekani imwe ku munsi. Izuba ryari ryarabaye ryinshi, imashini zisunika amazi zimwe zarapfuye, abafite imigezi nabo batanine batayifite. Hari umugezi wose babombagaho mu kabande, gusa wo wazanaga amazi ahagije. Yabanzaga gukoresha amazi yabaga asigayemo akoza ibishoboka. Muri ayo masaha ya saa 5 amazi yose ashize nta nayo kunywa wabona mu rugo, yashyiraga ibyo kurya mu gisoperi agatwara n'igikoma muri teremusi akabishyira nyirabuja wacuruzaga muri butike. Ntiyari butike gusa, yacuruzaga muri utundi tuntu twinshi nk'imyenda n'ibikoresho by'ubwubatsi. Nka saa 5:15 yabaga agezeyo akamuha umwana n'ibyo yabaga amugemuriye, hanyuma agasubira mu rugo. Hari domora agombaga kuzuza amazi kugira ngo abone kumesa no koza ibyombo byabaga bisigaye. Iyi ubwayo yajyagamo amajerekani 9. Guhera saa 6 kugera saa 10 yabaga ari kuvoma amazi kuri wa mugezi. Kubera ko habaga hari abavomye benshi rimwe na rimwe, yajyanaga amajerekani 3, yagera ku mwanya akayavoma yose akayasigaho kugira ngo abandi batamutanga. N'abandi niko babigenzaga, amajerekani yose umuntu yazaniraga rimwe akayavomera rimwe agatwaraho imwe. Nyuma yo kuzuza idomoro yasubiraga kuzana umwana. Icyakora bwo nyirabuja yabonaga aratinda, akamutegera moto imujyana gufata umwana ikanamugarura. Hari hafi cyane, amafaranga ya moto ntiyageraga no kuri 500. Iyo yagarukaga nabwo nyirabuja yabanje kumwita umunebwe, nibwo umwanya wo kumesa wabaga ugeze. Nubwo amasaha yabaga yagiye, izuba ryo ryabaga rihari kuko hari mu bice bishyuha cyane. No mu bihe by'imvura, izuba iyo ryabaga rimeze nabi. Na nijoro habaga ubushyuhe. Umuntu hageze bwa mbere yabanzaga kugorwa n'ubushyuhe bwaho. Kuyimesa icyo gihe ntibyari ikibazo, kandi mu minsi y'imibyizi imyenda yabaga ari mike, ku buryo saa 11 yabaga asoje kuyimesa yose no kuyanika ku migozi yaho mu gipangu. Yihuse yozaga ibyombo byose saa 10 zikagira bisoje.
ntiyabaga yemerewe guteka uwo mwanya saa mbiri zitaragera kugira ngo bataza gusanga byahoze. Uwo ni wo mwanya yabaga abonye wo kuruhuka. Bari baramuhaye agatelefoni barashyizemo simukadi yabo, niko bamuhamagara ngo batari mu rugo cyangwa se akagakoresha bahamagara kugira ngo babwire uko mu rugo byifashe. Uwo bavuganaga cyane ni nyirabuja amubaza uko umwana ameze, niba yariye imbuto, ubundi akamuhamagara amubaza ko yariye igi, ko yasinziriye n'ibindi. Nta nimero n'imwe yari yemerewe kwemeza muri iyo telefone kuko ntiyariye na simukadi ntizarize. Hari utunimero yabaga yarabitse yaratwanditse ku gapapuro, utwo agahita duhamagara. Baba inshuti ze, abo bakoranye, abo muri karitsiye y'iwabo n'abandi bose, muri uwo mwanya niho yabavugishaga. Amayinite yo yabaga yafite menshi kuko bamuguriraga y'ukwezi. Iminota yabaga ikomeje kugenda, saa mbiri zagera nyirabuja akabona kumuhamagara amubwira ibyo guteka. Iyo yageraga amahirwe, umwana yabaga yatangiye gusinzira, akamuryamisha, akaba yateka avugana n'abantu ku gatelefone. Icyakora iyo nyirabuja yamuhamagaraga agasanga ahuze, inkoni nyinshi cyane nizo yarariraga. Yatahaga nta kindi amubaza uretse kumusuhuza akoresheje inshyi zo mu matwi. Yamusakurizaga avuga ati, aho nta basore muba muvugana, ushaka kujya ubazana hano cyangwa warabikoze urahabazanye? Nihagira abajura batwiba nzamenya ko ari wowe wabarangiye hano. Yakomezaga kumutunganya akamukurura amatwi ati, ushaka gutwarira inda hano? Nzakwirukana ugende utwite. Nabwirwa n'iki byo uvugira kuri telefone? Ushaka ko bazamfunga kubera ibintu uvugiraho? Wibagiwe ko simukadi ari izanjye? Nta kindi yabaga ashobora gukora uretse kubika umutwe. Nyirabuja yaruha kuvuga no kumukubita inshyi amukurura n'amatwi akarekeraho, akabona gufata umwana cyangwa kumubaza niba yasinziriye ariye. Akenshi ntibyarengaga saa 3:30 bataragera mu rugo, kubera ko umwana nawe yabaga yasinziriye. Umugore yamufashaga guteka ibisigaye. Hari ubwo babipfaga iyo yarebaga ku mavuta akabona ari gushira vuba, nabwo yashoboraga kumukubita amubwira ko asesagura. Nka saa 4 babaga barangije guteka bakajya ku meza. Icyo yabakundiraga nuko ku byo kurya batamuhezaga. Nawe yicaranaga nabo ku meza, ibyo bariye nawe akaba ari byo arya, kandi akarya ibyo ashaka, yashaka akarya amasahani 2. N'ubundi yasaga naho ari we mwana mu rugo, niwe basigeraga. Nta kibazo cy'inzara yari afite na gito, ugereranyije n'uko yaje yari yarabaye inzobe akeye. Kugira ngo adasesagura byamusabaga kwiyogoshesha bisanzwe. Ntibari kumwemerera gutereka umusatsi nubwo ari umukobwa w'imyaka irenga 17. Uretse ko umukobwa utamureba mu maso ngo umuyoberwe, naho ubundi ku mutwe yabaga yimereye nk'umuhungu, agasatsi kari nk'ak'abanyeshuri bo mu mashuri abanza. Yabaga asabwa gutegereza bakavira ku meza rimwe, agasigara yandurira ibyombo ku meza bishyira mu byo azaheraho yoza ku munsi ukurikira. Mbere yo kuryama yasigaraga hanze yandura ya myenda, imwe yabaga yumye indi itaruma neza. Kwanura ibintu byo hanze byamutwaraga isaha irenga, ku buryo saa 5 zashoboraga kurenga. Yajyaga kuryama agahita asinzira kubera umunaniro. Yararaga ahantu heza cyane kuri matera nini bishoboka, kuko we yari yaramenyereye kurara ku kirago. Bwa mbere yiraraho yagize ngo aratebeye. Yararaga mu mashuka meza cyane ahumura, kuko n'ubusanzwe mu cyumweru yamisaga 2. Imyenda ye nayo yabaga isa neza, kandi nyirabuja yamuzaniraga yo kwambara, cyane cyane yabaga yaramuratiyeho yarabuze abayigura. Nubwo yararaga ahantu heza ariko yayoberwaga ukuntu bukeye. Iyo saa 10 zageraga atarabyuka, nyirabuja yavuzaga inzogera mu cyumba cye. Yarasakuzaga cyane kamumena amatwi agahita abyuka. Nubwo amasaha 5 yabaga ashize cyangwa 4 we yumvaga ari nk'amasegonda 10. Akenshi we bifataga nk'ahari bwo agitora agatotsi. Kubimenyera byari byaramugoye nubwo byabaga buri munsi. Kugira ngo aryame ku manywa byasabaga kuba akimara kugenda arekeraho gukora amasuku, akaryama amasaha make, yakwicura akajya kugemura, yagaruka none agakora yihuta kugira ngo bihorane n'amasaha yo guteka ku mugoroba nta kintu na kimwe atogeje. Mu mpera z'icyumweru basebuje ntibajyaga mu kazi, yabaga ari iminsi yo kuruhuka. Ku wa gatandatu nyirabuja yamufashaga mu mirimo, ariko nabwo ntibyakoragaho kagera nijoro atararuhuka. Yabaga agomba guteka icyayi n'igikoma, agakora amasuku mu nzu, bikagera saa 2 byose birangiye. Kubera ko umwana yabaga ari kumwe na nyirabuja kandi akaba yaramufashaga guteka, aho kuvoma nyuma ya saa 6 yavomaga mbere yaho. Nka saa 3:30 nyirabuja yatangiraga gushaka ibyo guteka, bikagira nka saa 6:30 birangije, umukozi nawe ari hafi kuzuza idomoro. Nyuma yo kurya ibya saa 6 yamisaga imyenda yabaga ari myinshi cyane. Ubundi mu mibyizi ho yamisaga mike, ariko bwo ku wa gatandatu niyo babaga bamaze icyumweru batambara, batarigeze bayambaraho na rimwe, yabaga agomba kuyimesa. Yabikoraga vuba cyane, yasoza nyirabuja akamuha umwana wakaryama. Yabonaga agahenge akaruhuka gato, ariko nabwo nta mwanya munini yamaraga, kuko bwo nimugoroba yagombaga guteka kare ntibarye batinze nko mu minsi y'imibyizi. Imyenda yo ku wa gatandatu yose yasozaga kuyanura atinze, nabwo bikarangira aryamye saa 5. Ku cyumweru ho ntiyamisaga cyangwa ngo ajye kuvoma. Akenshi amazi yabaga ahari. Kuri uwo mugezi wo mu rugo babashaga kuvomaho nk'amajerekani 10. Akazi kabaga ari ako koza ibirahure nubwo byabaga bisa neza, akabagara n'ibyatsi byabaga bimaze kumera. Guteka no kurera umwana niko kazi yabaga asigaranye, nibura aho yabashaga kuryama ku manywa. Iyo yarwaraga nyirabuja ntiyabyumvaga, yamugabanyirizaga imirimo mo 2, akazana umukecuru w'umukene bari baturanye akamufasha kumesa no koza ibyombo. Nubwo yabaga arwaye yirirwaga rero umwana umunsi wose. Nyirabuja yaramubwiraga ati, ubwo urwaye rero uyu munsi uze gusukura mu nzu, urere umwana kandi uteke. Amazi yo ndashaka umuntu yavoma, ariko nureba nabi nzayagukata mu mushahara.
Ibyo byamuteraga ubwoba, yareba amafaranga ahembwa nayo bazamukata akabona ajya kongana. Ibyo bigatuma yihandagaza agakora narwaye. Mu bintu byamurwazaga no mu gihe yabaga ameze neza ni igihe bagiraga abashyitsi. Mu biruhuko abanyeshuri bene wabo wa sebuja bazaga kuharuhukira. Iyo habaga haje abakobwa cyangwa abahungu nta kintu na kimwe bamufashaga, ahubwo nabo bameraga nka ba sebuja. Iyo ba sebuja babaga bagiye mu kazi nibo basigaraga bamuha amategeko. Bigiraga muri salo bakareba amafilime, nawe akaba arwana n'imirimo nk'ibisanzwe. Mu kumuvugisha babaga bamusuzuguye bafite isesemi, bamufata nk'umuntu udafite 12. Icyo gihe yabyukaga saa 9, yareba nabi akaza kuryama saa 6. Nawe yabameseraga imyenda, akabahanagurira inkweto mbere yuko bagera aho bajya, bakwinjira mu nzu ntibazikuremo ngo wenda bize kumworohera kuhanagura. Ibyo guteka bikiyongera kuko babaga babaye benshi kandi bakaba bagomba gukaraba. No kuvoma ntiyabaga akivomye idomo rimwe gusa. Ayo majerekani yakoresheje ayivomera nayo yagombaga kuba yuzuyemo amazi. Abashyitsi benshi bagiraga babaga bavuye ahantu hari amazi bazi kuyasesagura. Icyamuryaga mu mutwe ni ukuntu hari abakobwa bazaga kubasura bakaba bicaye mu nzu bareba televiziyo, bakumva imbeho ije ntibajye kwizanira ikote, ahubwo bamwukaga inama bakaribazanira, bakenera amazi bakamutuma, bakenera ibyo kurya bikabuko. Icyakora bamwe muri bo bemeraga gufata umwana. Imyaka 2 yari afite yari myinshi, yasaga n'umaze gukura, atarira cyane mu gihe abonye abantu atazi. Iyo habaga hataje abanyeshuri mu biruhuko ntihaburaga baza nko mu mpera z'icyumweru. Mu bihe byamushimishije cyane n'igihe hari mu kwezi kwa 10, kose kwashize nta mushyitsi ubasuye ngo aharare. Abazaga baratahaga cyangwa bakaharara ijoro rimwe gusa. Ariko wa 5 ukwezi kwa 10 kurangiye, noneho umutima wamuvuyemo arahangayika cyane. Kuri uwo munsi sebuja yatanye n'umusore wari mu kigero cy'imyaka 20. Baje bisetsa bamusanga hanze atetse, nyirabuja ari mu nzu we n'umwana we. Yarasanze umwana atarasinzira ari kugerageza kumusinziriza. Sebuja yaramusohoje, uwo musore waramwegera mukora mu ntoki amubaza n'izina rye, nawe aramwibwira. Agiye kwinjira mu nzu, umusore yabanje gukuramo inkweto. Munsi zasaga nabi cyane ashaka kubanza kuzoza. Sebuja yaramubwiye ati zihorere wikwiyanduza. Yasakuje cyane abwira umukozi wa ati Kristera, fata izi nkweto zoze uzihanagure uzizane mu nzu. Yagiye kuzifata, umusore ati we yarata wibikora. Ndabona nawe uri mu turimo, reka mbyikorere. Yabwiye Sebuja wa Kristera ati oya Vincent, ntibishoboka rwose. Ari mu kazi kenshi waba umuvunishije. Vincent yigiriye mu nzu, atariko rero ntunaheruka hano, injira wihuse nkwereke ukuntu ya parafo nayihinduye. Iyo parafo yari y'amabati y'ibikura, ubwo uwo musore yahaherukaga. Yari yaravuguriye inzu ye, yarashyizemo parafo ya triplex. Umusore yinjiye mu nzu, inkweto zisigaho ku muryango ntiyabakizogeje nk'uko yabyifuzaga. Umusore yinjiye mu nzu, inkweto zisigaho ku muryango ntiyabakizogeje nk'uko yabyifuzaga. Mu nzu nyirabuja yari yicaye ku ntebe ari gusinziriza umwana, abasaba kuba bacecetse ngo adakanguka. Nawe nibwo yarakihagera. Vincent yabwiye wa musore ati reka tube twigire gusura wa mugabo w'inshuti yanjye, turagaruka nka saa 5 akavuyo ka madamu n'umukozi kagabanutse. Akigera hanze yasanze inkweto ze zisa neza cyane. Nta minota bari bamaze ariko inkweto zasaga neza zihanaguye. Ni Kristera wari uzihanaguye. Yanze kubitindaho we na Vincent baragenda. Uwo mugabo bari bagiye kureba yacuruzaga inzoga zitandukanye harimo n'ibidasembuye. Yari umukene mugenzi we, bari inshuti zakadasohoka. Uwo musore wari usuye Vincent yari nk'umwana we kuko Vincent ari murumuna wa se. Vincent we yarakigenda kuri moto, ariko uwo musore nyina na se bari bafite imodoka bagendamo. Nawe yaburaga gusoza amasomo bakamugurira iye bwite. Amashuri yisumbuye yarayasoje, igisigaye ari gutangira ubuzima bwo gushaka amafaranga, yakenera kwiga kaminuza bakamugurira iyigenga. Kuri Vincent byari ishema kuko yari yamusuye, bitewe n'uko uwo mwana wa mukuru atapfaga gusura abo bavukanaga bose. Ikindi yaherukaga kera gisoza tronkome. Nyuma yo kujya kwiga mu wa 4 nibwo Kristera bamuzanye muri urwo rugo, arakana gato k'imyaka 15 ibura amezi make. Bamaze kugenda Kristera asigara atangaye. Mu mutima aribwiye ati n'ubwa mbere hano haje umuntu akabona ko mvunika. Noneho igitangaje abwiye databuja ngo koza inkweto kwaba ari ukumuvunisha. Buriya baziyogereje atamubwira ibya parafo. Yarikomeje ati nta ribi, we nashaka bameze nk'abandi bashyitsi, gusa azajya abona ko navunitse wenda nabibwire databuja. Saa 5 zarageze barataha. Vincent yasanze Kristera akiri hanze ati nyokobuja yaryamye. Nawe ati yego boss. Umusore yabaciye mu ijambo ati none se ko ataryamye? Nibwiraga ko dusanga bose baryamye, none waracyari hanze yanura imyenda. Vincent ati none urumva byari kugenda bite? Ahubwo nagire vuba na winjire mu nzu akinge. Umusore ati hoya reka mufashe kwandura adasigara hanze wenyine. Vincent yari yishimye kubera we ati nta kibazo, nanjye reka mbafashe rwose, uzukomeza umbwira amakuru y'iwanyu. Uriya mugabo tuvuye gusuragira inkuru nyinshi ntiyatuma abantu baganira. Wumva ukuntu yabeshyaga ko yaragukumbuye nk'aho akuzi. Umusore ataranze ariko ubushize se ubwo mperuka hano twagiyeyo nabwo. Icyo gihe ndabyibuka yatuguriye ikaze ya fanta yo kuzana hano mu rugo. Iyo myenda bayanuye ari 3, iminota 15 ishira aribwo basoje kuyanura no gushyira ibintu byose byari hanze mu nzu. Bwari bucye ariko wa 6 basoje kwanura imyenda arigorora ati Vincent uzi ko imyenda yari myinshi, tutabeshye se yari kuyanura akayirangiza.
Vincent ati numva ahubwo naniwe, sinzi niba ari imyenda ibiteye cyangwa akaba ari uko nagize akazi kenshi. Umusore ati ubwo se uransubije, iyo tutamufasha byari kugenda bite? Vincent ati Prime, ibyo byihorere, none se si akazi ke asanzwe abikora. Impamvu yameshe myinshi nuko amazi yaje mu kigega ari menshi, naho ubundi imyenda yabaga ari mike. Yigabanyirije akazi kuko ari kubyuka yimesa. Iryo joro Christelle ageze ngo ni umumarayika wamuzaniye mu rugo. Kuri we byari igitangaza kubona na sebuja Vincent amufasha kwanura imyenda, byose bitewe n'uwo musore. Yari yumvise bamwita Prime, arara biririmba. Vincent ntiyarabyitayeho, yari yinywera afite agasamusamu. Yabikoze ashaka kuba ari kumwe na Prime gusa, nk'umwana wa mukuru we wari umuherwe cyane. Mu mutima yicinyaga icyara ati kubona mukuru wanjye yemera ko umwana waza kunsura akiva ku ishuri ataramara n'umunsi, binyeretse ko banyubaha. Byari bitangaje koko kuko areshize iminsi nk'ibiri gusa avuye mu kizamini gisoza amashuri yisumbuye. Baganiriyeho bigera saa sita. Christelle we yahise asinzira uwo mwanya. Prime yaryamye ananiwe cyane nawe ahita asinzira. Yongeye kwicura saa 10 yumva ko akeneye kwihagarika afungura umuryango, ageze muri koridoro ajya kugwa hasi. Yashatse gusakuza ariko ntiyabikora kuko yaramaze kubona neza ko atari umujura ahubwo ko ari Christelle. Ubwo yirebeye ku isaha asanga saa 10 ziburi minota 25. Christelle ari guhanagura mu nzu, saro yayisoje ageze muri koridoro. Mu ijwi rito yaramuhamagaye ati Christelle byagenze bite? Christelle ati biki? Naho tubwo suri kunsubirishamo ikibazo cyanjye n'ucyumva. Iri joro uri mu biki? Wabyutse sangahe ko na saa 10 zitaragera? Naho ati nabyutse saa 9 ariko nukuri. Yamuciye mu ijambo turi kuvuga ibiki? Wabyutse saa 9? None se ntiwaryamye nkureba? Aya masaha ukaba yisinziriye. Ibaze nawe kuryama saa 5 n'igice, hafi saa 6 ukaba wabyutse saa 9. Reka mbari numva amasaha ashize. Saa 6, saa 7 ubwo waryamye amasaha atageze no 8. Subira kuryama ibindi urabikora. Christelle ati databuje yanyica. Nabyutse kare kugira ngo nze kubona uko nkora ibindi. Prime yari afite ibitotsi abanza kwihagarika. Ubwiherero bwari mu nzu ntibyasabye ko ajya hanze. Mu kugaruka yabwiye Christelle ati njye ubwanjye ndabibwirira ko nakubujije. Genda uryame kandi ntuhangayike, sibyo? Christelle ati oya sinajya kuryama. Wenda databuje we ntaribi yansakuriza bikarangira, ariko mabuja we yanca amatwi noneho. Prime ati ngaho mbwira ibyo ugiye gukora numve. Nawe ati saa 11 niba ntarasoza ndajya gufatisha mbahura, amazi arajya kubira hasigaye naharangije. Prime ati hanyuma yo guteka igikoma. Nawe ati ndatangira kuvoma amazi kuko mu kigega yashizemo. Ninuzuye domoro n'amajerikani yose yuzuye nteke, ninsoza ndera umwana nuko ku mugoroba nongere nteke, ntanure biraba biri hanze hanyuma ndyame. Prime ati ubwo sura ruhoka ryari? Christelle yishimye ati uyu munsi ho ubanza ndabafite akazi gake. Prime yamugiriye impuhwe ati noneho reka ngufashe wenda ku manywa uraza kuryama. Bafatanyije guhanagura mu nzu mu minota 30 gusa bararangije. Prime yashatse guhaguruka agira ngo umugongo barawuvunnye. Yaramaze kunanirwa cyane bitavugwa. Saa 10 zari zirenzeho iminota 10 gusa. Yabajije Christelle ati ko numva umugongo ndiye, wowe harangiza wabaye ute? Nawe ati narabimenyereye. Prime ati ku mugoroba twagufashije kwanura imyenda numva naniwe, none gufashije gusukura inzu nabwo umugongo urandya. Siniyumvisha ukuntu wabikora wenyine buri munsi. Iwacu ho dufite abakozi 3, buri wese abafite imirimo imureba. None wowe ukora byose? Christelle aramushimiye gusa agira ubwoba, aramubwira ati mbabarira udatuma banyirukana. Bamenye ko wamfashije n'ukuri banyirukana. Prime ati baguhora ikize, ikosa sinjye waba warikoze? Christelle ati nakwinginze ntubibabwire. Prime ati humura, none ubwo ugiye gukora iki? Niba ati ngiye guteka igikoma n'icyayi vuba hanyuma njye kuvoma. Prime ati nta kibazo, reka njye nsubire kuryama numva ibitotsi bimereye nabi. Yasigaye yishimye ariko anahangayitse. Yumvaga bishobora kumwirukanisha mu kazi ke kandi ntahandi ho gukurikiza atekerezaga nyuma kuba yakwirukanwa. Yishyizemo icyizere ati n'ubundi ntibamwumvise. Icyumba bararamo niho bakikoreramo amasuku kandi umuntu urimo imbere ntiyapfa kumva bari inyuma. Natwe ntitwavuze byinshi, twavuze amagambo make gusa agiye kumfasha. Yatetse igikoma ateka n'icyayi abishyira mu materemusi atangira kuvoma amazi. Ba nyirabuja babyutse basanga yakoze amasuku, yabateguriye icyayi n'igikoma kandi yatangiye kuvoma amazi barishima, uretse ko batari kubimubwira. Prime yakangutse saa 4 ibitotsi aribwo bishize. Yageze ku meza afata icyayi n'umugati hanyuma asohoka hanze asanga yadomoro yuzuye amazi. Yibajije niba Christelle ari we wayivomeye, bituma agira amatsiko yo kumenya aho avoma. Ayo manywa yajyanye na Vincent gutembera, bagaruka nijoro nka saa 6 abandi baryamye. Ku cyumweru bakimara kurya muri icyo gitondo bose baragiye n'umwana baramujyana. Biriwe batembereza Prime ahantu hatandukanye, aho yashakaga hose n'ibyo yashakaga byose barabimuha. Batashye bananiwe basanga Christelle yatetse, mu nzu hasa neza hakuriye amasuka ahagije, ibikuta nabyo bihumura. Yakoreshaga isabune nziza yoza ibirahure, ku buryo mu nzu hose habaga hari umwuka mwiza bidasanzwe. Mu gitondo cyo kuwa mbere nk'ibisanzwe Christelle yazindutse akora amasuku, ateka igikoma n'icyayi, aboneraho guteka ibyo kurya. Nyirabuja amusigiye umwana yigira mu kazi, asiga amubwiye ko akwiriye gukora imirimo vuba. Yarengeje hatumenye ko ubwo Prime ari hano tugiye kujya dutaha kare. Biragusaba ko ugabanya kwirirwa kuri telefoni no kujya ku mugezi ugatinda uganira na bagenzi bawe. Ubundi barakuroze.
umukobwa w'inkumi ajya kwiyanika ku mugezi ntatahe. Ikindi ugabanye ubunebwe bwawe, amafaranga tuguhemba ni nk'ay'ubusa kuko wakoze akazi koroheje. Ayo magambo yari yarayamenyereye. Akazi yakoraga karamuvunaga cyane kandi amafaranga yahembwaga ntiyari menshi habe na gake. Usibye ko bamuguriraga imyenda yo kwambarira mu rugo, naho undi we bamuhembaga ntiyari no kugura ikanzu nziza ibereye umukobwa nk'uwo wendaga kugira imyaka 18. Bose bamaze kugenda asigaranye umwana, Prime yarabyutse asanga bagiye. Christelle ari mu kazi ke gasanzwe yoza ibyombo. Imyenda bambaye ku cyumweru bari bayimuhaye ngo ayimese nayo, hari n'indi mike y'umwana. Umwana yari yamuhaye igipupe. Ni igipupe bari waraguze amafaranga menshi kuko yagifataga kumwe abantu bafatana imbaraga zose kigasohora amajwi giseka. Wavuga ko aricyo cyabaga giseka bigatuma n'umwana aseka. Yabaga afite ibikinisho byinshi, afite n'icyo yicaragaho kikamuzengurutsa mu cyumba. Prime agikanguka abanje kureba uko umwana akina mu cyumba cye. Uwo mwana yari afite icyumba akiniramo ku buryo nta kintu yari kwangiza. Yagiye kuba akina nawe amuha umunyenga, ageze aza kureba uko Christelle yakoraga akazi. Akireba ibyombo yarikanze. Yaramubaje ati none se umuntu wambwiza kugufasha koza ibyombo rimwe na rimwe uyu munsi araza? Christelle ati yaza se kandi ndi muzima, kiretse iyo narwaye nibwo bamuzana. Prime ati simbyumva. Ejo nabasabye ko bazagushakira undi mukozi mukorana kandi ntibagabanye amafaranga baguhemba, bambwira ko hari umuntu ugufasha ngo aza kenshi mu cyumweru. Christelle arikirije ati yego nibyo uwo muntu arahari, nari nkubeshye. Prime arazi gutandukanya umuntu umubwiye ukuri n'umubeshya, arongera amubaza amwubashye cyane ati Christelle mbabarira umbwize ukuri kuko uwo muntu arahari? Christelle ati yego arahari. Yanze kubyemera ajya kumufasha koza ibyombo. Christelle ateye hejuru ati oya wikora wikwiyanduza. Prime ati ndabizi ko nakwiyanduza, ngaho ndeka rero ukora ibyaze baramureka. Amazi yahise ashira. Prime afunguye umugezi asanga amazi yakamye, aramubaza ati harya iyo amazi ashize uvoma he? Nawe ati sikure kugeraho ni nk'iminota 5 nihuse, nasanga yabavomye ngategereza. Nawe ati ubwo se umwana musigaho iyo ugiye kuvoma? Christelle atugiye kubanza kumujyana aho mabuje ari gukorera kuko ndabona namugemuriye hanyuma ngaruke ajye kuvoma. Prime ati byashoboka se ko tujyana ukanyereka hariho nkakuvomera? Nawe ati hoya ntibyakunda reka ndabyikorera. Yafashe ibyo kurya n'igikoma agomba gushyira nyirabuja, yambara neza ariko umwana aragenda. Prime yasigaye amutekerezaho. Yabonye ko Christelle yakoraga akazi kenshi cyane, iwabo kakorwaga n'abakozi 3 kandi hatarimo kuvoma amazi. Uwitaga ku mwana yabaga ari ukwe nta kindi akora. Umese imyenda agakora n'amasuku nawe yari ahari, harimo n'ushinzwe guteka no guhaha. Iyo amazi yaburaga mu gipangu bashakaga abasore bo kuyavoma, ariko kwa se wabo ibyo byose byakorwaga n'umukobwa umwe gusa ari we Christelle. Yerebeye filime, inzara imwishe ajya kwiyarurira, anywa n'icyayi akomeza kureba filime. Mu minota mike Christelle yaragarutse umwana yamusizeyo. Yafashe amajerekani ngo ajye kuvoma, agiye kugenda Prime ati nsiga hano, reka filime mbe nyihagaritse ndayireba tuvuyeyo. Christelle ati hoya Prime, bamenye ko wabikoze bankubita. Yamwitegereje mu maso akomeza kumureba, aramubwira ati Christelle nturi umwana utazi ubwenge, none se ko hangayikishijwe nuko bashobora kubimenya ninde urabibabwira? Njye sinabona umwanya wo kubabwira ko nagiye kuzana amazi, mpereza iyo jerekani tujyane ngenda gutwaje. Yafashe 2 Christelle asigarana imwe, bajya kuvoma batavugana. Bageze aho hantu mu kabande hari amazi bavomagaho batishyuye, kubw'amahirwe basanga nta bavomyi bahari. Prime atwariye rimwe amajerekani 2, Christelle atwara imwe yari isigaye. Yayatwaye mu ntoki akajya agenda atereka hasi, Christelle nawe akanga kumusiga. Uwo ariko bareba bombi yari gukeka ko bafite ubumuga bwo kutavuga kuko ntawavugishaga undi. Ahantu bari bagiye iminota 5, mu kugaruka bakoresha iminota irenga 15. Prime yageze yarushye, yibwira ko ubwo birangiye. Yasubiye kureba filime, ataratangira kureba yumva Christelle ari gusuka amazi yose. Yaragurutse abona yadomora ati none se ko yasutse. Christelle yahisemo kumushimira, amubwira ko habura 6 ngo yuzure kandi ko ubwo bafite umushyitsi n'ayo majerekani agomba kuba arimo amazi. Prime yumvaga amaboko ari kumurya ariko abitekerejeho yiyemeza kumufasha. Basubiye yajyana 2 nanone. Bageze mu rugo amaboko ari kumurya, abwira Christelle ati reka turebe filime nirangira turasubirayo. Undi nawe ati nabanza kumesa imyenda ahubwo nkoza n'ibi byombo byasigaye hanyuma ngasubirayo. Byaza gutuma tuza akazi hakiri kare. N'ubundi bansabye ko uyu munsi nteka kare kuko hari ngo wowe ntiwaryama saa 5 kandi wanyu uryama kare. Prime atumva nkubwire wowe sigara umesa woza n'ibyombo. Aya mazi ndabizi arabikora hanyuma nanjye njye kuvoma. Yashatse kubyanga Prime afite amajerekani 3 aragenda. Yageze ku irembo abona abasore basaga naho babuze icyo bakora. Yarabaje ati amajerekani 6 y'amazi mwagereza hano ku mafaranga ngahe? Bamubwiye ibiciro ati ngaho nimuhere kuri aya ndabishyura musoje. Bayafashe bihuta bagaruka mu rugo. Christelle arikanze ati amajerekani yashyize he? Nawe ati humura hari abantu bagiye kuyavoma. Yamufashije kumesa boza n'ibyombo batavugana. Christelle we yarabizi ko abashyitsi bamuca amazi. Bamwitaga amazina nka Tantine n'andi atiyubashye bahaga abakozi bo mu rugo. Yirindaga kuvugisha cyane Prime gataza kumwita rimwe muri ayo. Ntiyari yakizeye impamvu nyamukuru yamufashaga muri ibyo byose. Ba basore bazanaga amazi Prime ntabemerere kwinjira mu gipangu. Christelle yari yabimubujije.
yinjije imwe imwe arayasuka, hanyuma basubirayo bagarutse bishyura amafaranga yabo. Christelle abonye ko basoje akazi kare cyane abwira Prime ati noneho reka njye kuzana umwana. Nawe ati yo ntagufashe se bari kujya kumuzana ryari? Christelle ati mabuja yari kumpamagara saa 10:15 wenda ngatega moto nkajya kumuzana. Prime ati none ushaka kujya saa 7:15? Nawe ati nyine ari kuntegera moto ariko ayo mafaranga yabapfuye ubusa kuko ntacyo ndi gukora. Ndagenda n'amaguru ningaruka ntikakiri kare nk'uko abyifuza. Prime ati waryamye ukerewe wabanje ukiruhukira. Aya masaha bazi ko uri mu kazi. Ryama rero ntacyo uraba wangije. Nawe ati oye n'ubundi ndaba nduhutse kuko nayamaraga ndi kuvoma kumesa no koza ibyombo ariko ndabohotse. Nta yindi mirimo arampa. Nifuza kuryama nibura saa 9 ngo numve uko biba bimeze. Uyu munsi rero ntetse kare naza kuryama kare nanjye. Urumva ndagaruka imyenda yumye nyanure nidusoza kurya nta kindi ndaba mfite cyo gukora. Prime yarababaye ariko anishimamo. Christelle ari umwizerwa. Yabonye ko amafaranga yo gutegesha yabapfuye ubusa agenda n'amaguru ajya gufata umwana. Byamukoze ku mutima arivugisha ati yabi wacu twari dufite umukozi nk'uyu. Yasigaye mu rugo nabwo amutekerezaho. Mu gihagararo Prime yamusumbagaho gato. Yasigaye aho atashye barebana filime agize igihe cyo guteka aramufasha. Ba nyirabuja bahagira byahiye kare. Bwa mbere mu mateka kuva yahagera aryamye saa 3. Noneho yararyamye arasinzira mu masaa 6 akangukira hejuru yumva ko yatinze kubyuka atekereza ko bavugisha inzogera ntayumve arebye abona ari saa 6. Yarongeye afatira arasinzira karahava. Inzozi nazo zaboneyeho atangira kurota we na Prime bari mu stani bwiza ariko umubwira ngo nzahora ngufasha imirimo ntuzongera kuvunika kandi nzasaba ko bakongera umushahara. Saa 10 zageze ari maso ibitotsi byashize. Nk'ibisanzwe inzogera yaravuze arabyuka akora nk'ibyo yarasanzwe akora. Kuri uwo munsi nabwo Prime yarafite gahunda yo kuhaguma. Kubera ko yarafite amafaranga yabwiye Christelle ataho kugira ngo wivune jya kuri wa mukecuru ugufasha gukora imirimo warwaye azemuha amafaranga agufashe ubu uruhutse. Amazi niyo ndashaka wayavoma. Umwana niwe uritaho uyu munsi. Christelle yarishimye ati nta kibazo rwose. Byagenze nk'uko Prime yarabimubwiye uwo munsi biriranwa mu nzu barebana filime. Yanyuzagamo akamwitegereza mu maso Christelle nawe bikabuko. Saa 6 yajyanye umwana musigayo agaruka mu rugo bakomeza kureba filime. Prime yagize amatsiko ashaka kumenya byinshi bimwerekeye. Yahereye ku mafaranga yahembwa Christelle ati mpembwa 5,000. Prime yaguye mu kantu babasore ubwabo ijerekani imwe bari bamuciye 100. Uwo mukecuru we yari yamwishyuye 1,500. Yumvaga mu minsi 2 gusa amafaranga yose ahembwa yabashiriye muri abo ngabo gusa. Yamusubirishijemo Christelle ati ni 5. None se ko babangaburiye nkarara mu nzu zabo kandi bakampa imyenda nkaba nkoresha telefone yabo iriho n'amayinite nubwo bambuza kugira umpamagara ntari kumwe nabo urumva atari menshi ahubwo. Nawe ati none se uteganya kuzaguma hano kugeza ryari? Christelle ati nteganya kuzahava nkagira ibyo nkora ku giti cyanjye ariko igihe ntikiragera. Nanjye wampembye nta natanu nkuraho yose ndayabika. Mu mezi 12 ashize navuga ko ayo nakoresheje ari nk'ibihumbi 7 gusa. Prime byaramubabaje atekereza amafaranga bakoresha basohotse ari bukuntu aboneka kandi aba yakoze. Atekereza ku mafaranga ya hafi ya ntayo bamuhembaga ati none se wazashatse kandi kazi. Hari ahantu wajya ugakorera nibura 20,000 ku kwezi kandi akazi kakagabanuka. Nawe ati mabonye najyayo gusa nanone nanga kuva hano kuko mamaze igihe kinini. Aho hano nshobora kujyayo niriki ibyo 20,000 namara kugira bakanyirukana n'amazu yo kabiri nashaka no kugaruka hano bikanga. Prime yirinze kumubaza byinshi kuko no kubahembwa 5 ubwabyo byari bimubabaje. Bakomeje kwirebera filime atangira kumuganiriza inkuru zo ku ishuri n'ibindi byose yatekerezaga ko bishishikaje. Ku munsi wa gatatu Christelle ajyanye umwana agarutse agarukana amaherena. Yasabye nyirabuja 1,000 ngo ajye kukiguramo imiti muri farumasi azayakate ku mushahara. Ubwo kwezi kwari kurangira akamuhemba 4,000. Amaherena yo yayaguze 500 gusa. Utwo duherena ategereje mu rugo asaba Prime kumufasha gutwambara. Yaramaze kumwisanzuraho kandi yarakiriye ko mu gihe cyose bari kumwe azajya avomesha amazi akanatanga ibiraka byo gukora amasuku koza ibyombo no kumesa. Yari yarihanangirije uwo mukecuru ngo ntazabibwire basebuja ba Christelle kandi nawe ntari kubivuga kuko bari kumuhemba menshi. Bamurengereza guha 500 ubwo yahembwaga iyo yabaga ari gufasha Christelle yarwaye. Prime yabonye utwo duherena ashaka kurira nubwo Christelle we yari yishimye. 500 yari make cyane. Utwo duherena nitwo twari duciriritse kurusha andi yose. Yamufashije gutobora ugutwi ariko Christelle abanza gusakuza cyane kubera ko ataratoye. Prime yaramubajije ati none se uyaguza ngahe? Nawe ati nyaguze 500. Ubu ni bampemba bazakataho 1,000. Nawe ati 1,000 se gute? Christelle ati nsabye 1,000 ngo ngure imiti y'umutwe muri farumasi. Andi rero nayaguzemo imiti. Niba wari uri kwibaza aho 1,000 kiri kuva kandi amaherena naguze 500 nizere ko bisobanukiwe. Prime yanze kugira icyo abivugaho. Gusa uko Christelle yagaragaye yambaye utwo duherena tw'umweru byari bitandukanye na mbere. Prime yabonye abaye keza bituma atangira kumureba yitonze. Yatangiye kumubonamo ubwiza amugereranyije n'abakobwa biganaga abona benshi abarenzeho. Yaribajije ati ko yambaye amaherena ya 5 akaba mwiza atya atitera makeup cyangwa gasukishe uwabikoze ntiyaba miss ahubwo.
Christelle abonye ko Prime yahindutse ari kumwitegereza cyane, aramubaza ati habaye iki kuhindutse. Yarijishije ati ntacyo, ngwino tujye kwirebera filime. Barebanye agafilime keza k'urukundo, bareba n'izindi zitandukanye. Bageze ku wa gatanu Christelle nta kindi akora uretse kurera umwana mu masaha make no guteka nimugoroba kandi agafashwa na Prime. Kuri uwo wa gatandatu Prime yagombaga kubyuka agenda. Ku mugoroba basangira bose hamwe yaryaga mureba mu maso amwitegereza buri uko atamiye. Christelle ageze isoni ziramwica, icyakora na Prime ntiyarazi neza ko ari kumwitegereza cyane akarenza urugero. Mu mutwe harimo ukuntu agiye kumujya kure, bari bamaze kwibera inshuti. Nubwo ntaweretse undi ko hari icyo bimutwaye, ijoro ryo ku wa gatanu ntawasinziriye muri bo. Prime yaratangiye kumwikondera. Christelle ari mwiza cyane, uretse ko yari atarisobanukirwa agikora akazi ko mu rugo kamuhembaga make cyane. Prime yumvaga yakwigumira kwa Vincent kugira ngo abe ari kumwe nawe. Muri iryo joro yaraye yibuka ukuntu yamwambikaga amaherena baseka, uko umukobwa ari umukozi n'ukuntu ari inyangamugayo, ibyiyumvo kuri we birazamuka. Nta kindi yari kubikoraho ko ari kubitekereza gusa. Christelle nawe yarayababaye, yumva irungu rizamwica. Yari agiye kongera gukora imirimo yose nk'uko byahoze Prime ataraza ngo ajye amwishyurira abakozi bo gusukura mu nzu, kumesa no kuvoma. Nta kundi yari kubigenza kuko yari umwana wo mu bakire kandi aho ntihari iwabo, rero yagombaga gutaha. Prime ataragira igihe cyo gutaha, mu gihe birirwanaga yiyumvaga nk'ari mu yindi si iyo yabaga amukozeho. Hari ubwo babaga bareba filime, Prime akamureba mu maso akamufata no ku rutugu. Ibyo byose byazengurukaga mu mutwe muri iryo joro. Yakwibuka ko yamwicaye imbere amutohorera amatwi, akifuza ko ibihe byasubira inyuma. Mu gitondo Prime yaratashye bamugeza aho yagombaga gutegera moto. Christelle ntiyari no kumuherekeza, yamusazeho amupepeye no kumukora mu ntoki ntibyari gushoboka. Akigera iwabo nta minota irashira yatangiye gukumbura Christelle. Nta nimero ye yari yatwaye nubwo ari iya nyirabuja ngo wenda yamuhamagara. Iwabo bamusabye ko afata iminsi mike akaruhuka agatangira kwiga amategeko y'umuhanda. Bifuzaga ko namara kubona uruhushya rwo gutwara imodoka bazamuha yo kugendamo, bakamushingira n'iduka akabacuruza mu gihe ariko bategereje ko diplome isohoka. Gahunda yari yo guhita ajya kwiga muri kaminuza akajya yiga mu mpera z'icyumweru. Christelle we yakomeje akazi ke nk'ibisanzwe. Mu minsi ya mbere yatekerezaga kuri Prime, Christelle nawe ari uko, ariko ko igihe cyagiye gishira bose barabyakiriye bakomeza ubuzima, basa naho buri wese yibagiwe undi. Christelle we yamutekerezaga ari uko haje abashyitsi bakamusuzugura cyane, bigatuma yibuka ukuntu we yari umwana mwiza. Bidatinze Prime yabonye uruhushya rwo gutwara imodoka, aho bamufunguriye iduka agira abakiriya bahoraho asa n'ufatishije. Yagiye no kwiyandikisha atangira kwiga kaminuza. Ariko isabukuru ye y'imyaka 21 iwabo bamuhaye impano y'imodoka. Byari ibirori bari batumiyemo abantu bose b'inshuti zabo na bene wabo. Ibirori birangiye Prime yegereye Vincent aramubaza ati ko mutazanye na Christelle? Uriya mukobwa numvaga nabaraza. Iminsi namaze iwawe nabonye ari umwana mwiza w'inyangamugayo kandi ukorana umwete. Vincent wagize ngo aracyadukorera, undi nawe turakomeje se. Vincent agiye nta kwezi gushize. Prime ati yakoze iki se kandi? Vincent kireka wibarije madamu, njye sinkunda kwinjira mu by'abakozi na ba nyirabuja. Prime yarabaye yegera umugore wa Vincent amubajije impamvu amubwira ko yagiye abibye amafaranga katari bo bamwirukanye. Yanze kubyemera ati mpa nimero zo muhamagara binyibwirira. Umugore ati nta telefone agira ariko. Wenda birashoboka ko yaba yarayiguze, ariko se ubwo nimero nayikuraho ibibaye ari byo. Yagize uburakari bwinshi, abarakarira bombi arabibereka, batungurwa no kubona babajwe nuko umukozi yagiye bagashaka undi. Imodoka bari bamuhaye ntiyari kimushimishije na gato. Iwabo nabo byarabacanze, ababwira ko umutwe uri kumurya akagiye kuba yiryamiye. Ntiyaraza hano yabona Christelle, ntiyaraza aho yamushakira. Iminsi yakomeje guhita, ageze amwikuramo, umwe akorarangira undi nawe urarangira. Ari hafi gusoza kaminuza, yagiye gusura umusore biganaga wari utuye mu cyaro. Mu gutavuye kumusura dore ko yari yitwaye mu modoka, yageze ku isantere yateye imbere cyane, aparika abandi baparikaga. Abagenzi niho bategeraga imodoka zajyaga mu mujyi w'iwabo. Yinjiye mu isoko ngo agure imbuto kuko arazi neza ko azashaka atazibona mu mujyi. Kugera mu isoko ry'imbuto byamusabye kunyura kuri etaje yari imbere, yari inyubako y'isoko, ayinyuramo hagati agera hepfo mu isoko ry'imbuto. Akigeramo umukobwa wacuruzanyaga n'undi mugore wagira ngo ni mama we, yaramubonye agira ubwoba amwitegereza cyane. Yamwitegereje neza yitonze, umusore nawe agendaga naho ari. Batangiye kurebana, Prime akomeza kumureba mu maso, isura yabona atari ubwa mbere ayibonye. Uwo mukobwa yari afite ibisuko kandi yambaye amaherena maremare. Prime akabona amuzi ariko nanone akayoberwa ahantu yaba amuzi. Umutima wateye vuba akomeza kumusatira. Umukobwa yabize icyuya yasunika umugore bari begeranye agwa hasi. Yasimbukiye hepfo mu bandi bacuruza agenda yiruka. Bamwe bamwirutse inyuma ngo babwire icyabaye gitumye yiruka, abandi biruka bajya kwegura uwo mugore. Prime yasigaye yumiwe, uwo mugore bamwegura basakuza cyane bibaza ikibaye. Batangiye kuvuga ko bagiye kumujyana kwa muganga. Prime arabegera ati nimureke mbafashe kumugezayo. Umugore yarabyanze avuga ko atababaye, ahubwo mubaza impamvu umukobwa amubonye akiruka. Prime ati nari kugura imboga gusa, namurebaga mu maso nkabona hari ahandi muzi, ariko sinari nakamenya uwo ari we. Mu bari bahuriye batangiye kuvuga ko umukobwa wirutse ari Christelle. Prime ati muvuze ko yitwa nde? Nabo bati ni Christelle kandi uwo nguwo uguye hasi ni mama we. Noneho yaramenye neza ko umukobwa ari Christelle, umwe wakoraga kwa Vincent.
yabuze icyo avuga, ahagarara hamwe nta rindi jambo. Abantu batangira gutekereza ko nawe agize ikibazo kuko yasaga n'uhungabanye. Ntibiyumvishaga ukuntu umusore mwiza nk'uwo w'umusirimu yaba aziranye na Christelle ucuruza imbuto. Bari bafite amatsiko yo kumenya aho bahuriye, impamvu Christelle amubonye akiruka, n'ikirakurikira bamwirutse inyuma nibamufata bakamugarura imbere y'uwo yari ahunze. Hari n'abatekereje ko wenda uwo musore yaba ari umupolisi, Christelle akaba akurikiranyweho ibyaha runaka. Tugeranye ku musozo w'igice cya mbere kandi ngushimiye ko wafashe umwanya wawe ukabana natwe. Ni iki wifuza kumva mu gice cya kabiri? Niba hari uko ubyumva ubyandike muri comment. Nizere ko turi kumwe no mu gice gikurikira.